Celestin Ntawirusha amaboko mwamumenye mu nkuru zidasanzwe ziganjemo izivugira rubanda mu bice bitandukanye by'igihugu, kandi Celestin Ntawirusha amaboko yamenyekanye nk'umunyamakuru wari ufite umwihariko mu gutondekanya amagambo mu nkuru ze yakoraga. Ubu biravugwa ko yamaze kwitaba Imana, nk'uko ubutumwa bucicikana ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane iza WhatsApp ziganjemo abanyamakuru batandukanye nizo ziri kugaruka ku butumwa bugaruka ku kuba Celestin Ntawirusha amaboko yitabye Imana muri iri joro rikeye. Jewe ndi Alani Claude, Ishyo TV niyo ukurikiye. Ndagusaba gukora subscribe niba utarabikora, ubundi tukajya tubana mu nkuru zacu zose dukora tukazishyira hano. Iyi ni imwe mu nkuru itangaje Celestin Ntawirusha amaboko yakoreye mu irimbi rya Kinini muri Shyogwe n'i Muhanga, aho yatabarizaga abantu bafite ababo bashyinguye muri iri rimbi, avuga ko baragira muri iryo rimbi ndetse n'umuhanda ujya muri iryo rimbi ukaba warangiritse cyane. Ngiyi inkuru yakoze, imwe abantu benshi bakoresheje kuri TikTok bigana ijwi rya Celestin Ntawirusha amaboko kuko yakoraga inkuru koko zidasanzwe, ndetse yitabye Imana. Abenshi bamuzi n'abakurikira itangazamakuru mu Rwanda bavuga ko rihombye umuntu w'umuhanga cyane mu gutara no gutunganya amakuru. Ngiyi inkuru abafite ababo bashyinguye mu irimbi rya Kinini riherereye mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda, kimwe n'abanyura kuri iri rimbi bavuga ko baterwa intimba kandi bagashengurwa bikomeye n'uburyo bamwe mu baturage usanga bigabiza iri rimbi bakariragiramo amatungo, ibyo bo bavuga ko ari nko gushinyagurira ababo baharuhukiye. Kuri iri rimbi uhageze usanga ihene ari nyinshi cyane, abantu baragiye, izindi ziraziritse zirimo zirisha. Aha ni mu irimbi rya Kinini. Izi ni ihene mubona ziragiwe muri iri rimbi, ntabwo ari jye mushumba, ahubwo ntageze mbona ni ikibazo nk'ijisho rya rubanda cyangwa se nk'umunyamakuru. Ushobora kwibaza abantu baruhukiye muri iri rimbi niba ibi bidashobora gufatwa nko kubashinyagurira cyangwa se kubatesha agaciro bikakuyobera. Iyo tuhageze hari umuhanda wangiritse, abantu bari mu modoka tuvamo, abantu hagasigaramo nk'umuntu uteze isanduku gusa. Murambona usigaramo gusa? Hasigamo nk'abantu bateze isanduku kugira ngo hari ihengeka, kugira ngo idahengama ikaba yava mu modoka. Muri make birabavangamiye? Biratubangamiye. None se ubwo gushyingura rero biragoranye muri ino minsi? Gushyingura nyine ubwo iyo tuhageze nuko tuvamo ukumva ko bigoranye kubera hari ahantu hacitse. Kwifuza iki se? Kwifuza ko uriya muhanda bawukora, kiriya kiraro bagikora, kuko n'abantu hari benshi na moto mperutse kubona ziza zigwamo. None se mama, irimbi tubonye irimbi hano rimeze neza, ariko kuba baragiramo ihene nk'umuntu ufite umuntu w'ikinguye ntabwo ari ikibazo? Nyine si ikibazo, irimbi bariragiramo. Wenda urugero rwiza nk'aba bakoteye nta kibazo, none se aba bo hasi urabona hatarimo ikibazo. Dushyiramo nk'umusaraba abacishije bugufi, twashyiramo umusaraba kubera kuragiramo wagaruka ntumenye ahantu umuntu wawe yari ari, kubera ko amatungo umusaraba yawukuyemo. Kandi mu gikristo muri gatolika igihe batubwira ati mujye mujya kwirimbi guharuraho. Ubwo se baragiramo amatungo muri fuza iki? Bifuza nyine ko batajya baragiramo. Bakoze cyane. Mama, kuri rino rimbi tubonye hari uburyo abantu baragiramo amatungo, ibi mu bifata gute? Ni ukuvuga ngo n'ubundi iyo umuntu apfuye aba agomba icyubahiro cye. Kuragiramo amatungo n'ubundi ari ugutesha agaciro umuntu ushyinguwemo bose muri rusange. Mwifuza umusumuru bwakorwa iki? Nyine abashinzwe ibintu by'ubworozi bakagombye kureba bene amatungo, bakongera kubakangurira ko amatungo agomba kuba mu rugo kuko ntibyemewe. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Murwanashyaka Eric, umunyamabanga nshingwabikorwa akagari ka Kinini mu murenge wa Shyogwe akarere ka Muhanga. Murakoze. Nk'uko muduhaye amakuru, abantu nk'abariya baragiramo ihene, hari nabonye ari ihene mu by'ukuri nk'uko bisanzwe y'amatungo yagiye mu ishyamba rya leta, nubwo hari mu irimbi ni mu butaka bwa leta. Iyo baramutse bamufashe cyangwa turamutse tumubonye, ubuyobozi bw'umudugudu bumutugerejejeho cyangwa natwe tukamubona, turamucyaha
tukanamwigisha byarimba asubiye tukamuhana. Ihene buriya mu mande n'ibihumbi 5, iyo tumucyashye tukamukatira nk'iyo gitansi byanga bikunda nagasubiramo. Hanyuma mukurikije barukiye hariya ku muco nyarwanda birakwiye? Yego, ni irimbi rizwi na leta ndetse n'irimbi n'akarere kararizi kuko rero turaryifashisha cyane hano. Kuba haragira sinko bamwe bati nko gushinyagura babo bashyinguye. Nago bikwiye, niyo mpamvu nyine navuze ko bagomba gucyahwa kandi bakabasha no gucibwa amande tukabashakira ibihano. Mugira ubutumwa mubaha? Yego, murakoze cyane. Ubutumwa rero twabahereza nk'abaturage dusanzwe n'ubundi tuyoborana dufashanya mu bikorwa bya buri munsi, inyigisho zihoraho n'ubukangurambaga. Icyo nababwira nuko iyo itungo rivuye mu kiraro yaba ihene cyangwa inka, twebwe dukora ubukangurambaga yuko inka ndetse n'ayo matungo magufi agomba kororerwa mu kiraro. Ubwo rero niyo nyigisho tugomba kubahereza, tukongera tugakora ubukangurambaga. Yes, murakoze. Umunyamakuru Celestin Ntawirushamaboko yitabye Imana mu ijoro ryo kwa 14 Mata aguye mu bitaro bya Kibagabaga. Amakuru igihe yamenye ari nayo dukesha iyi nkuru nuko umwe mu banyamakuru bakoranaga kuri BTN TV ariwe wavuze ko Ntawirushamaboko yitabye Imana nyuma y'igihe gito yaramaze kwa muganga aho yari yagiye kwivuza. Uyu munyamakuru watangarije igihe yavuze ko nabo batunguwe bikomeye n'urupfu rwa Ntawirushamaboko waruherutse gukira uburwayi bwamuzahaje mu gihe cyashize. Yagize ati hari haciyemo umunsi umwe gusa hatambutse inkuru ye ya nyuma kuwa 13 Mata mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo namenye ko arembye cyane, ariko sinamuvugisha kuko yahite yitaba Imana. Urupfu rw'uyu munyamakuru rwamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Ubutumwa bwinshi buri guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga ziganjemo WhatsApp buhererekanywa ko itangazamakuru ry'u Rwanda ribuze umuntu w'ingirakamaro. Ntawirushamaboko ni umwe mu banyamakuru bamenyekanye cyane mu gutara no gutangaza inkuru ziganjemo izivugira abaturage n'ibintu bidasanzwe biba byabaye mu duce dutandukanye hirya no hino mu Rwanda, ariko agakundirwa ijwi rye n'umwihariko we wo gukora no gutunganya inkuru ndetse no gutondeka amagambo mu nkuru zose yakoraga wumvaga zinogeye amatwi kandi zinaryoshye. Ni umunyamakuru wanyuze mu bitangazamakuru bitandukanye birimo nka City Radio, BTN TV ari nayo yakoreraga ubu, Radio 1 na TV 1 n'ibindi byinshi. Akaba yari umunyamakuru uzwiho gukora inkuru neza cyane. Mu mwaka wa 2020 Ntawirushamaboko yatangije ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Intwari FC yagombaga kuba imufasha mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abangavu. Ntawirushamaboko ni umunyamakuru w'umuhanga, umunyamakuru igihugu gihombye biturutse ku nkuru zitandukanye yakoraga, inkuru zaryoheye benshi zikanogera amatwi. Ikibikubwira nuko amajwi ye yakoreshejwe kuri TikTok igihe kirekire, ndetse n'abanyamakuru benshi baba bakoranaga kuri BTN TV bakaba bavuga ko hari ibyo bigira kuri Ntawirushamaboko watabarutse mu ijoro ryakeye. Twihanganishije umuryango wa Ntawirushamaboko Celestin by'umwihariko, tunihanganishije kandi umuryango w'abanyamakuru mu Rwanda ndetse na BTN TV kuko Ntawirushamaboko ni umuntu w'intwari itangazamakuru rihombye biturutse ku nkuru yakoraga zivugira abaturage ndetse n'uburyo bw'umwihariko we yakoragamo itangazamakuru. Reka tumwifurize iruhuko ridashira, abasigaye bo mu muryango we bakomere. Itangazamakuru ribuze umuntu. Na Real Claude, reka tuzasubire mu biganiro n'inkuru zacu zitaha. Imana ikomeze ibarinde.